Ababyeyi banyise amazina atatu nitwa Ingenzi Edi Peter ariko nagiye mba ahantu henshi hatandukanye kuva kera abantu benshi Peter rero ntago bakunze kuri nyita bitewe nuko nkiri umunyeshuri nari umuvuga butumwa noneho hakunda kubwiriza ku gitabo cy'abagalatiya cyane igitabo cy'abagalatiya ni izina burya Kepha riri wanjye wari wo kuvuga ubutumwa bwiza kubwiriza preaching just nkabwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu buryo bwo kuvuga mu buryo bwo kwigisha nanubwo no buryo bwo kwigisha no buryo bwo kubwiriza kubera ko kubwiriza no kwigisha ni ibintu bibiri bitandukanye cyane rero burangiye sinzi kwigisha ahubwo nzi kubwiriza kubera ko mfashe mic kubwiriza umuriro uraka nikivumbi na Joshua Imana yahamagara Yeremiya iramuhamagara iramubwira ngo ngwino ngiye kukugira umuntu udasanzwe ngimumanura mu nzu y'umubumbyi ngo asanga bumbira ngo kuruziga ngo ari kwibumba rye rihombera mu biganza ngo yihombiye mu biganza ngo ntiyarita nuko nari ndimo ndavuga no narande ukuntu mbivuga amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ni mu kiganiro True Gospel Show tugwa n'umutumirwa uyu munsi yitwa haraza kwivuga ni umujene gusa icyo muzo nuko nzi ko akora umurimo w'ivuga butumwa kandi neza mu buryo bwo kuririmba no mu buryo bwo kuvuga bisanzwe ni ibintu bitandukanye hari ukuvuga no kuririmba byose barabikora rero kandi ni umujene tuguhaye ikaze. Asante sana muri yes murakoze cyane mumeze mute ibintu ni amahoro ni umunezero ibintu ni byiza agaragara neza OK merci beaucoup kabisa namwe mwakoze kunyakira no kuri myaka 250 TV mu mazina yawe witwa nde? OK ababyeyi banyise amazina atatu nitwa Ingenzi Edi Peter ariko nagiye mba ahantu henshi hatandukanye kuva kera abantu benshi Peter rero ntago bakunze kuri nyita bitewe nuko nkiri umunyeshuri nari umuvuga butumwa noneho hakunda kubwiriza ku gitabo cy'abagalatiya cyane igitabo cy'abagalatiya ni izina burya Kepha riri muzasanga Petero ageze mu bagalatiya mu bagalatiya nyine igice cya kabiri baramwitaga Kepha ntago kubera ko zari indimi zitandukanye bamwita Kepha nyine muri urwo rurimi rw'abanyagalatiya bakajya banaruhindura gutyo baruzana babizana nyine mu zindi ndimi bikaguma kuba Kepha ntibihinduke Peter nanone ariko byajya muri Greek bikaguma kuba Peter byajya no mu cyongereza bikenda bihinduka kugira ngo kigeze mu kinyarwanda bikaba Petero so rero abantu benshi najya vuga kukibwirizaho abantu benshi baravatse kuki utazava kuri Petero riravugitse ukuntu abantu benshi baremenyereye cyane uzitwe ka Peter bakajya banyita Kepha nyine gutyo bitangira gutyo muri secondary high school ko natangiye kuba pastor w'abanyeshuri ndi mu wa mbere segondari ndakana gato pe ndi muto biza gutyo batangira kunyita iryo zina gutyo birazamuka biragenda bizamuka ngeze mu wa kabiri mu wa gatatu byari byarangije kugerana ko nitwa Peter fete abantu benshi batangira kunyita Kepha nuko rero Kepha ryaje abantu benshi bakunda kuri imbazaho habura ukuntu bisobanura nyine ngo nese ko witwaye amazina ngo abantu benshi bakakumenya kuri iri ni iry'ubucuruzi cyangwa ntago ari iry'ubucuruzi pe gusa nabonye abantu benshi aryo banyisangaho bazi tagatoke ntacyo tuzarikoresha mu murimo ni muri kubera ko Peter byavuye mu ruheburayo so rero muri Greek mu duce two muri Israel ahitwaga Galatian bari bafite ukuntu bavuga urundi rurimi rutari Greek neza so rero bakavanga izo ndimi n'iki rero Paulo ahageze yarabwirije n'aba Petero barahagera barabwiriza ariko amazina yabo akajya ahinduka ukuntu kuko Piero mu rurimi rwahara muri aho gace kitwa Galatian ni Paulo mu cyongereza cyangwa se ni Paul mu cyongereza bikaba Paulo mu kinyarwanda ibintu nk'ibyo so rero urebye no ko byaye bimeze nuvuga ngo Kepha ni muri urwo rurimi nyine rw'abanyagalatiya niko ni naho rigaragara honyine muri Bibiliya nta handi ariko nyine iyo ugiye kureba ugasesengura neza ura Kepha bavuga usanga ari Petero n'ubundi mu bindi byanditswe bya Bibiliya Evangeliste Kepha tuguhaye ikaze mu kiganiro True Gospel Show kuri myaka 250 TV ndabashimiye cyane amakuru yawe umeze gute meze neza cyane meze neza kabisa ibintu ni amahoro ibintu ni uburyo ni sama nk'uko mubibona nyine natwe tuba twahinduyemo gake twava mu makote n'amashati twambara utuntu tw'udupira n'amakabutura tukoroshya ubuzima relax nta mpamvu zo kwikaza ntago bigikora uroroha ukoroha kabisa Kepha
tugira ngo dusangize ubuzima bwawe bwa muzika ndetse n'urugendo rwawe agakiza muri rusange kugira ngo n'abatabizi babashe kumenya kuri uyu munsi. Gatoya ntanze ku buhamya bw'umuziki wanjye, ubundi kugira ngo ndirimbe byaturutse ku bushake bwanjye, ntabwo nari nsanzwe ndirimba. Abantu benshi bari bajyaga banyumva wenda nyuzijemo ko akunda abantu bakina, ugasanga nyine akinnye aririmba bakumva nshobora kuririmba, ariko ntabwo ari ibintu nahaga umwanya wanjye cyane, kubera ko njyewe umuhamagaro wanjye wari uwo kuvuga ubutumwa bwiza, kubwiriza, preaching, just nkabwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu buryo bwo kuvuga, mu buryo bwo kwigisha, ntabwo no buryo bwo kwigisha, no buryo bwo kubwiriza, kubera ko kubwiriza no kwigisha ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Rero burangiye sinzi kwigisha, ahubwo nzi kubwiriza, kubera ko mfashe mic kubwiriza umuriro uraka n'ikivumbi na Joshua. So no nagije ndareba ngeze mu wa mbere segonde nyine bakintura kuba pasiteri, ndeba abantu nayoboraga, man harimo abantu bari baririmbyi bakomeye. Cyo gihe ndabyibuka, ntago ikigo nigagaho natinya kukivuga, cyitwa ikoze Musambira, n'ikigo cy'abadive kiri hano ku Kamonyi ku muhanda gutyo uzamuka ujya Muhanga. Cyari ikigo cy'abadive ariko kirimo abarokore bazi kuririmba, baba muri Zion Temple ya Muhanga, ni hano Zion Temple, harimo abo bitwa ba Barbie, harimo abo bitwa ba J, bari bazi kuririmba pe, ariko bakaba abantu ntago nabyita, bamwe muri bo ntago bajyaga bakora umurimo w'Imana mu buryo bukwiriye, ariko nabyita kubera ko bitewe nuko ngene nararezwe, najyaga mbona ukuntu ngiye kubayobora bameze habana ntibizavamo. Ikintu rero nahise nkora niki, bakomeje kujya bagira imyitwarire itari myiza, bamwe nkabahagarika mu murimo, nkabavuga ati mwe mugiye mwanze mwitekereze, wenda mbayoboye nka pastor, nkabati mwe muhagaze banze mugende mwitekerezo, muri gutanga suite nziza ku murimo w'Imana, numara kwitekerezaho zagaruke. Ariko mbona ngiye kubamara muri timu y'abaririmbyi mbahagarika. Icyo nahise nkora n'ikintu bw'Imana atari kumara, kuki ntazi kuririmba nshobora gutanga urugero rwiza ku baririmbyi kandi bakagira gute bagakora ibintu neza. Mpita ndagenda nsenga Imana. Icyo gihe ndabyibuka n'ubwa mbere nagiye ku musozi wa Kanyarira. Icyo gihe ndabyibuka twasohotse ikigo turi abatipe batatu, turagenda tugikanyarira. Byari ibintu biteye ubwoba. Bwa rwa mbere ndi mu wa mbere segonderi, kuba umwana wo mu wa mbere, ego nari pastor nayo mfite ubudahangarwa mu kigo, ukuntu hari ukuntu abapasiteri bo mu kigo bafite ukuntu aho bakaze. Ndasohoka nyine dufata kabisi tutega za Muhanga, tugeze Muhanga dufata kabwa Ishyogwe, turazamuka tugera nyine tugera Ikanyarira, turasenga iminsi 3 itobotse, tugaruka mu kigo. Ndabata ko Mana, ikintu nasengeye hariye ngiye gutangira ngikore. Nari ngiye gusengera ngo Imana izampe kumenya kuririmba, ko ego naririmbaga abantu bakambwa dushobora kuririmba, ariko nkumva ntabyo nzi, naririmbira ihejwe simenya amajwi abaho. Nuko ndatangira noneho ngira umushuti w'umukobwa yaramfashije, ndakanjye mushimira ahantu henshi mvuze témoignage, ndamushimira, yitwa Rebecca, ni Umurundi, yari mu worship leader muri Zion Temple ya Muhanga. Turakorana, agenda nyigisha, nagiye kuva mu wa kabiri mu gihembwe cya kabiri narabimenya pe, nzi nanjye kuba natoza abantu amajwi, ibintu nk'ibyo buke nyine, nta muntu bimenya byose ngo abigezeyo, ariko nari maje kubimenya. Icyo gihe ndabyibuka ko nari maze n'umwaka umwe mbatijwe, noneho nari mu mwaka wanjye wa kabiri wo kuba pastor. Ndakomeza noneho nkajya nyuzamo mbere yo kubwiriza, ngiye imbere y'abanyeshuri nkabanza nkaririmba, nkakanyorosha gutya nkaririmba nk'uturimbo tubiri, najya gusoza no mu kibwiriza hagati nkabishyiramo, ngenda gutyo. Ngeze noneho mu wa 5 segonderi, urumva ni muri za 2016 hafi aho 2013 nibwo natangiye kumva ko nakwandika, ntangira kwandika, nkajya nandika uturirimbo twanjye. Nanditse akarimbo ka mbere k'icyongereza, ndakivuka ari kuri kavuze mu Kinyarwanda, kitwa In Your Arms. Ndabyibuka umuntu akankoreye yitwa producer Kush Beat, ntabwo nzankwibagirwa umutipe, iradirimo n'amateka, kugira ngo tujye muri studio twari duturanye n'uwo mutipe. None nkajya numva banga ngakora indirimbo, kana naka témoignage abantu badukurikiye kuri myaka 250 TV no muri True Gospel Show, mbese ukuntu byagenze. Nanjye nabati mfite akaririmbo mwana, ndashaka kugakora, ngo nase ni akarimbo gacurangitse gute, sinzi uko gacurangitse, ariko ndagafite naririmba kumva ndaririmba. Aravuga ati akaririmbo kawe ndumva ari umuti, ariko ndagacuranga mu buryo bwanjye, ndanagakora mu buryo bwanjye, we ntunzanira ibitekerezo byawe byinshi, yego nayumvishe amagambo nzakoresha yawe, ariko unyemerere ndakoresha nanjye ideas zanjye. Ndamwemerera. Twayirikodinze amezi 5 indirimbo imwe, amezi 5 twayirikodingaga, bimwe bikarangira, ubundi akambwira ati genda ujye kwiga ibi, nkagenda nkabyiga ukwezi kumwe, iminsi karangire, none nkumva narambiwe. Indirimbo yararangiye, tumaje kurikodinga imara hafi umwaka itarasohoka, yasohotse 2017, twaratangiye kwikora 2015 mu mpera.
umwana nayavuze ati indirimbo mu mateka nta nubwo yanakunzwe niyamenywe n'abantu benshi yamenywe n'abantu bake nyine b'abajama banjye n'abantu bake tubana nyine mu murimo w'Imana nakundaga kuba ndi kumwe nabo nibo bayimenye n'ibigo nagiye nigamo nyine abantu benshi twagiye tubana nibo bayimenye abandi bantu benshi nta nubwo nagiye mu itangazamakuru icyo gihe ndabyibuka nakoze interview imwe yonyine nyivugaho birarangiye nkomeza 2017 2018 nkora izindi 2019 ndakora ni 2020 nabwo ndi gukora noneho nyuma urebye n'urugendo rw'umuziki wanjye ariko nkukunda kumva ndi comfort muri gospel nubwo nagenda mpinduranya master ukuntu bitewe nuko ibihawe bigeze bidusaba gucuruza mu buryo bwose no gukora mu buryo bwose nkakora indirimbo zisanzwe z'amajwi nkakora indirimbo nyine zibyinitse zisanzwe nyine ziri mu vibe asanzwe ariko zose ziri mu kuvuga Yesu nubwo ntamuvuga mu izina ariko nkamuvuga mu mirimo yagiye akorera abantu gutyo nyine urebye n'ubwo buzima bw'umuziki wanjye nkagenda nkorana n'abantu batandukanye uko byagiye bibikura nyine nkahura n'abasitari batandukanye tugakorana byagiye bituma nevuriwa nyine bituma nanjye menya kuririmba uyu munsi nyine mbifatanya no kubwiriza ubutumwa bwiza ko ubutumwa bwiza ntabwo nahise mpagarika kubwiriza kubera ko numva namenye kuririmba ariko nkomeza no kuzajya nanabwiriza ntabwo nkibikora cyane nka mbere nyine nkibikora byonyine ariko nanone sinavuga ngo narabiretse aho mbonye invitation ndagenda nkabwiriza mu rubyiruko cyane niho nkunze kuba ndi no mu matorero mu materaniro atari yandi manini cyane niho nkunze kuba ndi kubwiriza kubera ko akenshi urubyiruko runyisanga nyine turisanga naho ukuntu ko mvuga ibintu bakeneye akenshi kumva bavuga ibintu bakeneye kuba byabaha inyigisho gutyo buhoro nyine bigenda bikura. ni ryari wamenye no ufite uhamagara kuba abapasiteri umwana aravuka uko biri kose akagenda akura akamenya ngo iki kintu agifite iki kintu nagikora kigakunda igihe wumvishe ko umuhamagara noneho ukurimo neza ugati ngewe Kepha ntacyo umwami n'umukiza mu buzima bwanjye ugahindurirwa amateka ukumva izo mbaraga zo kuba wahagarara imbere y'abantu ukavuga ijambo ry'Imana. Nkuko nabikubwiye natangiye kuyobora abanyeshuri ndakana ndi umwana muto kuko uyu munsi ntabwo ndi buvuga imyaka yanjye mfite ariko umuntu ndeba nyine ntabwo mfite myinshi cyane urumva icyo gihe rero ndi mu wa mbere segonderi bantoreye kuba pastor icyo gihe ndabyuka sinena nahari ntabwo nari impara ahubwo nari maze iminsi njya guterana nyine abantu bakajya bambona rimwe na rimwe bakansaga nicaze nk'abantu muri class ukuntu nakoze agatimu ndimo ndakabwira nyine ibintu byanjye nitekerereza nk'abatera amastori icyo gihe ntabwo narabatizwa ariko nari nararerewe mu itorero kubera ko itorero narerewemo rya Rwanda for Jesus ntabwo ryabatizaga abantu so rero nagiye muri segonderi ntaruzuza imyaka 15 yo kugira ngo ngire gute njye kubatizwa so rero urumva barambwiraga ngo ibyo ari byo byose tuzakubatiza uri ku ishuri cyangwa se waravuye ku ishuri nyine imyaka n'uyuzuza uri ku ishuri uzigira yose tukubatize cyangwa se unabatirizwe tugushyigikireyo ni ku itorero ryanjye ryari ryarambwiye bivuze ngo watangiye kubwiriza utarabatizwa natangiye no kubwiriza narabatizwa kubera ko icyo gihe ndabyibuka mu wa mbere nkihagera najya nkunda kugira gutya ukuntu nicaza nk'abana nka 6-5 twiganaga nkabatera amastori y'ubuzima busanzwe ko nakundaga amateka cyane nkanayakurikira biteye ubwoba n'ubu ndanayakunda ariko n'ubu ngubu ni ibintu nkunda hari abantu ntabwo ndi bibijyemo cyane ariko hari abantu b'abanyamakuru b'inshuti zanjye we nemera nabo babizi ko mbakunda ndabemera pe bitewe nuko bakora ibiganiro man biri interested mu buzima bwanjye by'amateka nyira aracukumbura ukumva yagezeyo rero nkakunda kubicaza mbaganira umukobwa umwe mu ishuri arambona w'umukristo ndayisoma maje kwisoma nivugira ibyanjye abantu barankurikira nyine nkaho bari kurikiye umuntu uri kubwiriza ibintu yasomye byahende kwibatera story zanjye ariko mbona nyine abantu barankurikiye guhera ubwo nyine 2011 nubwo natangiye kujya mbwiriza noneho abantu uko bambonye mbwiriza rimwe kabiri gatatu barambwira atari ufite impano ndagenda ndabisengera ko nanjye nakundaga gusenga Imana ikomeza kugenda interamo courage mbona ni umuhamagaro wanjye nibyo natangira nkora ko sinijyaga nita byo kuririmba byo nari ntarabimenya ko nabishobora nyuma rero bagiye gutora komite kigese sinari impari nsanga ngo banore kuba pastor ariko pastor nari ndi assistant pasteur nuko hari pasteur mukuru nkamwungiriza noneho ariko ugasanga imirimo myinshi n'ingiye ifite pasteur mukuru yari pasteur wo kugira ngo nyine ikigo kibe represented muri protesta twagiraga protesta zitureberera hari nyuma ndangije ndigira gute ko urumva ninjye wabaga ndi comfort mu kigo ndi nkurikirana ibintu byose n'ibyo washinzwe mu departement ari mu itorero n'iki n'ama evangelisation nuko ngenda nisanga mu murimo gutyo nkasengera abantu nkabwiriza buke nyine birangira mbaye
mbaye umuvugabutumwa ariko ndabyibuka tugeze mu wa gatatu pasiteri yagiye mu kindi kigo bahita bangira umupasiteri mukuru noneho nkomeza umwaka wa gatatu ndi pasiteri mukuru ndawurangiza ngeze noneho no mu kindi kigo nimukiyemo bamenye amakuru ko aho ndi pasiteri nkigera mu wa kane bahita bantora nta nubwo baba barindiye ku mwaka urangira bahise bantora ndabyibuka ngo directeur yambonye mbwiriza rimwe we yinjiye mu kigo asanga ndimo ndabwiriza ko mfite ukuntu mbwiriza ku ijwi ryo hejuru aravuga ati uriya mutipe mumunumire muri office haka nandi kubwiriza iriya jambora nandi kubwiriza ku ijambo riba muri Yeremiya ni Yeremiya igice cya 2 umurongo wa mbere ndavuga ko hejuru y'ukuntu Yeremiya ngo yagiye nyine Imana ihamagara Yeremiya ikamujyana mu nzu y'umubumbyi arasanga ndimo ndasoma ariko nasomeraga bana nyine biragora ariko biba bigoye kwita umuntu abikora ko ni ibintu umuntu ategura ariko ntacyo nakanyuza ndavuga ati Imana ihamagara Yeremiya iramuhamagara iramubwira ngo ngwino ngiye kukugira umuntu udasanzwe ngimumanura mu nzu y'umubumbyi ngo asanga bumbira ngo ku ruziga ngo ariko ibumba rye rihombera mu biganza ngo yihombiye mu biganza ngo ntiyarita nuko ndimo ndavuga no narandi ukuntu mbivuga agira abantu ati uyu mwana ashobora kuba ari mu muvugabutumwa nyine icyo gihe ndimo ndabwiriza ndi imbere y'abanyeshuri icyo gihe twagiraga amateraniro ya buri gitondo arambwira ati rero uyu mutipe mumuhamagare muri office saa 4 kuza dusangire icyayi tuganire genda nimikiwe ku cyayi yarabwira ati wowe nkugize pasiteri kuva uyu munsi ko revera pasiteri w'itorero ry'abadezami mu Rwanda uyu munsi nkugize pasiteri w'abanyeshuri abari ubwo nyine ntibararagiza manda ariko uyu munsi tangira ugende ubeho nk'umupasitori wo muri iki kigo kuva icyo gihe tuba inshuti na directeur tuba inshuti n'abandi bayobozi binageze igihe cyo kwimikwa minimikanwa n'undi mugenzi wanjye witwaga Sylvie Pastor Sylvie ubwo twari abapasiteri babiri nyine mu kigo ntabwo bari gukora umupasiteri umwe nyine urumva twari dufite n'ibice bibiri by'ikigo REB na WDA njye nigaga muri WDA wakiga muri REB nicyo cyatumye nyine badutora turi babiri kuva icyo gihe nyine nkomeza umurimo kugeza ndangije segonderi ndanakomeza no mu itorero ryanjye ndawukomeza na n'uyu munsi ndacyawukomeje yego ntabwo nkibikora cyane nta na gahunda mfite yo kuwureka bazi ko nawureka banyumva ntabwo nzawureka ntibishoboka nuko ndangije umuhamagaro wanjye urebye n'icyo gihe yatangiye gukura ngira n'inshuti rero nziza zamfashije amatsinda atandukanye nagiye mbamo hari yitwa ZDS hari andi matsinda agiye atandukanye twagiye tubamo nyine tukabwiriza ubutumwa bwiza tukajya mu ntara tukavuga ubutumwa gutyo petit à petit ibintu birikora ugize gutya ubugiye muri studio indirimbo hanze ati ngiye Kepha menye kuririmba maze kumenya ko umaze kubifatisha ngiye kubihuza noneho ngiye mbitanga kimwe ntabwo byari byoroshye ufite kubera ko urumva byansabye ko ngenda gake mu ivugabutumwa kugira ngo nkire n'izindi mbaraga nkeya zanjye zari zisigaye mu buririmbyi kuko nagombaga kwiga kuririmba nyine nkajya mbana n'abaririmbyi benshi mu marepetisiyo atandukanye ariko nkanagira gute nkanabwiriza ibyo bintu bihuza gute ntabwo byari byoroshye uhuza amasomo yawe ugahuza ubupasiteri ugahuza n'uburirimbyi mbese no n'imirimo yo mu rugo ederi ntabwo byari byoroshye icyo gihe ndabyibuka na n'uyu munsi ni nako bikiri ufite ngira igihe cyanjye cyo kuririmba ariko nkanagira igihe cyanjye cyo gutegura amavugabutumwa nkora ni ukuvuga ngo ntabwo ntunguze ivugabutumwa ngo mpite ndikora yego nshobora kuguhirira iri kumfasha ako kanya ariko ntabwo wantunguza ngo turi ku gatandatu nijoro ngo mu gitondo urabwiriza mu iteraniro ngo nze kubwiriza ntabwo ari ukukwangira kw'ikindi kubera ko umurimo wo kubwiriza bisaba ngo uwusengere uwutegure ari no kuririmba buriya nabyo bisaba kubitegura rero kuva aho natangire kuririmba iyo ndi akenshi inspiration zanjye zo kuririmba cyangwa se indirimbo zanjye nzandika ndi mu bihe navuga ngo ndi mu bihe byo gusenga cyangwa se hari igihe mpura na témoignage runaka n'umuntu runaka twaganira mu bintu tuganira yambwira ubuhamya bwe nkumva nkuyemo indirimbo rero iyo nubakiye kuri icyo gitekerezo nakuye mu bintu umuntu yambwiye biranyorohera gukora ariko wenda nk'iyo umuntu ambwiye ati ndashaka gukora indirimbo yo kuri iki kintu runaka ntazi ngo ari kwitekereza ku biki ntabwo nyikora neza nisanzuye kuko byigeze kumbaho rimwe hari indirimbo nigeze gukora ariko ivuye mu kuntu umuntu yari yambwiye ati mbabarira nkorere iyi ndirimbo yari indirimbo akeneye kumva we n'umuryango we gusa nyikora ariko numva igiye hanze
yandaburiza yanteza abantu yanteza abantu ndi umuvugabutumwa bwa Kristo bwiza bwa Kristo ariko yari bunteza abantu iyo ndirimbo. Icyo nahise nkora ni kimwe rero, nahise nkomeza nyine uwo mujyo wanjye wo kujya nkora indirimbo ariko nkazikura muri ibyo bihe byanjye byo gusenga, muri ibyo bihe byanjye byo gusoma ijambo ry'Imana no muri ubwo buhamya butandukanye nkora ku bantu. Nk'iyo numvishe ubuhamya bw'umuntu hari igihe bunkoraho cyane nkumva nkuyemo indirimbo. So rero ivugabutumwa ryanjye nditegura rivuye nyine niba bantumiye ahantu kujya kubwiriza cyangwa se numva umutima nama wanjye cyangwa se niba ngize ubushake bwo kujya kubwiriza ahantu ndategura nkavuga ati okay nzajya kubwiriza Kagugu n'urugero, nzajya kubwiriza Kagugu, ese nzabwiriza mu muhanda, nzabwiriza mu isoko, nzabwiriza muri church. Iyo ari njye wabyiteguriye nkabanza nkareba ahantu nkeneye abantu, avuga ati niba ari mu muhanda okay nzafata Bibiliya yanjye ngende nganiriza umuntu umwe ku wundi, evangelization y'umuntu one on one, cyangwa se nkavuga ati nzagenda mu isoko mbanze mbisaba uburenganzira noneho mfata akanya k'iminota nka 30 mbwiriza ahantu abantu bari mu mirimo yabo, nzamurijwe mbwiriza ibintu nk'ibyo. Cyangwa se nkavuga ati ndagenda negera ubuyobozi bw'itorero runaka bavuga ati ndashaka kuganiriza urubyiruko ku ijambo ry'Imana, Imana yamishurira rimeze gutya na gutya, nkabegera nyine nkabibasaba abimpa nkababwiriza babinyima kandi nabwo nkikomereza nyine. Ubwo wenda biba bishobora kuba bitarimo n'ubushake bw'Imana, kenshi nkunda kwizirira muri ubwo buryo. Ariko kuririmba byo ndabitegura, ndandika indirimbo, namara kuyandika nkegera umuproducer nshaka azayikora, nkamubwira igitekerezo cyanjye, nkamubwira dushaka ko dukora indirimbo imeze gutya icurangitse muri ubu buryo, niba ari ubwa live se cyangwa ari uburyo busanzwe akabikora. Yamara kubikora nka recordinga, nkazagira igihe cyo kubyumva, namara kubirangiza kubyumva bakamasteringa bakabimpa, nkagira n'igihe cyo gushaka uburyo nzayigeza ku bantu. Niyo urabye nuko nguko mbikora. Indi mirimo yanjye isanzwe nkora y'ubuzima busanzwe nayo nkagira igihe cyo kwikora, kuko nkora akazi kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu. Urumva nyine mba ndi mu kazi mu masaha asanzwe. Nubwo yajemo n'akandi kazi kandi urumva ntabwo biba byoroshye. Akazi kaba ari kenshi, iki gihugu tuzakibamo, nitudapfa tuzabaho. Kepha, kugeza uyu munsi twafata muzika yawe nka industry cyangwa twafata nka ministry? Mbajije ikibazo cyiza ariko kiri bungore kugisubiza ko nayo umuntu ukimbajije music yanjye niba ari industry niba ari ministry. Ariko rero navuga ko ari ministry iri muri industry. Okay, none reka mbibasobanurire. Rata umurimo wanjye nkora kuko ari umuhamagaro wanjye nkunda kandi nasabye Imana, ni ministry yanjye ariko mbikora nka industry kubera ko binyanjiza amafaranga. Sometime hari aho binyinjiriza amafaranga, hari n'igihe nkora indirimbo umuntu ikamublessinga kambwira ati yingurisha, nanjye yamble ubwo ngiye bayamblesinze nk'ejo kare nabyubuze. None agahita ambwira ngo ubundi indirimbo yawe yampesheje umugisha yingurisha, nkabase ndayikugurisha ngaho inshuti yanjye kutansubizayo nayikoze muri studio. Nkahita mbwira ati ngaho mpereza uko ubyumva nyine, mpesha umugisha uko ubyumva. Aho urumva nyine ibigiye nawe kuba muri industry kubera ko urumva umuntu yaheshejwe umugisha n'indirimbo yanjye, agatenda nayumvise narindwaye numva akabaraga karagarutse n'iki Imana yagukoresheje, nkahita ngira gute akahita ndemera akimanukira. Nukuvuga nyine yakuremeye muri ubwo buryo ntako abatagize, Imana ibiguhesheje umugisha muri ubwo buryo bw'indirimbo yawe wakoze. Rero nanjye nkunda gukorana n'aba producers. Urumva ba producers abenshi dukorana ntabwo navuga ngo abankosheje cyane nkuko bakosha abandi baza binjiye muri studio bataziranye nabo, kuko benshi dukorana tuba tuziranye. Ariko nyine byumve ko indirimbo nyine tuba twakoze ntago tubifa kwikora gutyo gusa ngo ihite isohoka gutyo gusa, kandi ntago twayikorera free. Nicyo cyo ndagitangaje, ntago tuyikorera ubuntu nubwo bari inshuti zanjye. Dufite ukuntu tubigenza, tukabara nyine tukareba expenses zibiri butware tukazitanga bikarangira. Evangeliste Kepha, ufite management kugeza uyu mwanya? Okay, narayigeze mu minsi yashize ariko ntandukana nayo, ntago natinya kubivugaho kubera ko management ziri muri iyi minsi muri ndabivugaho rwose ngewe barabizi ko ntari akabati. Icyo ntavuga nicyo nibagiwe. Shobundi nakoranye n'abantu rata hano, ariko mujye mubakiriya to the people. I know that murabikeneye to the people for the people by the people. Hari abantu twasinya amasezerano baramamagaye barambwira ati twumvishe ibihangano byawe dukeneye gukorana nawe. Ndavuga ati okay, muri bande duhurahura turaganira. Barambwira ati ntago ntinya kubavuga, bitwa muri music. Uvuga ni inzu y'umuziki ikora nyine umuziki, ibintu nk'ibyo abayobozi bose njya kuvuga bo nta. Ariko bamamagaye nyine narabitabye ndagenda turakorana. Ba projet zanjye zigera muri
niba atari ni 8 indirimbo zanjye 8 nayo naranditse hafi album yose navuga ati ngiye gukorana nabo kubera ko bari bansinyishije amasezerano navuga ko bazaya bankorera audio na video promotion bakayikorera none ngewe ukuntu indirimbo zanjye zicuruzwa bakaba ariyo bagira guteba bigira mu ruhare percentage tukabarana bakagira basigara nanjye nkagira nsigara ndavuga ati okay it's very good ni ibintu byiza mu muziki wa gospel ubwo byatangiye kuza management zatangiye kuza ni byiza ndanashimira muyoboke nawe nabonye ejo ndi yarakoze indirimbo ihuza aba all stars mu babaririmbi ba gospel batandukanye bira bintu ni byiza nabandi mu bikore ni byiza cyane no barangije tumaje gusinyana mwana ndagenda ndazikora ndarecording icyo gihe bamwe mu producer ntishimira ariko ndabati ubwo ndari management ifite ukuntu izagenda bigenza izagenda ibyaranje nibumva bitaryoshye bazazana undi mu producer agenda bikosoramo gake gake bro turakorana indirimbo yanjye ya mbere bari bateganyije ko igomba gusohoka mu kwezi kwa gatanu ufite kuri ko turi muri covid bari bavuze ati tuzabikorana nyine kuri social medias mwana banze kuyisohora nyine ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe tutumvikanaho nkababwira ntibari kunyumva ikintu ese nkora ni kimwe narababwiye ati rero ngenda ndabona bitazashoboka gukomezanya namwe kandi tuzaba duhurira mu bindi Imana niduhana umugisha mu byo mwakoze mpita ntandukana nabo gutya ariko urumva management yari yaje ikenewe kubera ko ifite abantu bakumanaginga biragufasha bituma unakora cyane n'abantu bakanakubona kubera ko nk'ubu ngubu umuntu ambona gake bitewe nuko ngomba gukora akazi kanjye ka buri munsi nkora kanyinjiriza nkanakora niryo vuga butumwa ikindi nkanakora n'imiziki uwo muziki wanjye rero nkora wa gospel uba ugomba kuza ari nko ku mwanya wa gatatu urumva ntago navuga ngo ndawukora cyane kuko nta mafaranga umpa menshi nkukora muri cya gihe nagiteguye nabiteguye ariko urumva harimo management y'ubwayo niba yateguye ubu ugomba kwiyaranja nyine muri wa mwanya w'akazi ukabona n'umwanya wo kugira guto kujya muri studio ibintu nk'ibyo so nyuma rero narabasezeye ntangira gukora umuziki wanjye nkomeza nyine bya bindi nikoreraga nkomeza akazi kanjye ariko nkomeza hari ama project menshi mfite muri studio nanayibwira abanyarwanda aryoshye mana yanjye ubundi noneho nasohoka bazibaza nukuri kwibana ejo nabahaye ihangane umuntu uri muri France n'abandi bantu bari muri Amerika barambwira ati bro iyi ndirimbo kora style nk'izi abantu bayumvishe mujye kuri YouTube channel yanjye yitwa Kepha mugende murebeho indirimbo yanjye yitwa ihangane ni indirimbo nziza ntangazwa cyane no kubuza kwihangana ibyo bikugose naco bizagutwara ntacu usaba akomeda nshuti yanjye nubwo usa naho uri wenyine nta byiringiro ugifite humura ntago birangiye nuko nguko bimanukire bagende bayirebe ubundi barahita bahabwa umugisha nayo ndabizi neza yitwa ihangana ushobora no kubyandika no ku bantu bakoresha iPhones ushobora kuyibona kuri Audiomack naho iriho no kuri Spotify naho yagezeho ushobora kuyibona abantu nyine badashobora wenda ku accessinga YouTube cyane ko hari iPhone nabonye accessinga YouTube ushobora kuyibona kuri Audiomack kuri Audiomack ibiriho hose mwayibona yitwa ihangane by Kepha ni indirimbo nziza cyane uzayikunda hari indi none iri mu nzira nababwira izina ryayo yitwa Zirika ubundi wibaze nawe indirimbo yitwa Zirika ya gospel cecekera uzaba ubyumva hari byo twaziritse neza Evaniste Kepha nukuri ndumva kuba ufite mu kiganiro True Gospel Show kuri uyu munsi tunabwira abakunzi ba The True Gospel Show kora subscribe kuri Myaka 250 TV nta handi wasanga ibintu byiza nk'ibi ngibi nahangaha so tuzosoza ikiganiro gira message ugenera urubyiruko cyangwa se n'abakunzi muri rusange message mfite rero ndayibaha mu byanditswe ko nabwiye ngo numuvuga butumwa kandi nawe wamamage mu rwego rw'ivuga butumwa ibintu byanyu mubona mwihaye muzabishobora ijambo mfite rero urubyiruko nshaka kubahana message nabasigira iboneka mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen no kuvuga ngo rero rubyiruko ngiye muri no covid nkeneye ko mutangira kwimenya ni mwimenye n'ukuri avenire yanyu ntago izarangizwa n'uyu mwaka wa 2020
pe mukeneye kugira ejo heza, mukeneye kugira ubuzima bwiza. Mpora mbibabwira umunsi ku wundi, abankurikirana ku mbuga nkoranyambaga n'abo tujya tubana mu matima atandukanye, abo duhurira mu churches, ndababwira ati nimuhinduke rwose, mugire imitima mishya nka wa mutima wari muri Kristo Yesu. Niwo mukeneye kugira ngo mubashe kubaka ejo heza hanyu, kugira ngo mubashe kurema ubuzima bwanyu butari ubw'uyu munsi gusa, ahubwo n'ubuzima bw'imiryango yanyu y'ejo hazaza. Uyu munsi niba uri umukobwa, menya ko uri umubyeyi w'ejo. Niba uri umusore, menya ko uri umupapa w'ejo, uri umuyobozi w'igihugu w'ejo, uri umuhanzi w'ejo. Urubyiruko ruzavuka nyuma yawe buzavuga ati uyu muntu yakoze ibintu byiza, aracyanakora byiza, reka tumurebereho, twubake ibyacu duhereye ku bye. Niba rero ukeneye kubaka ibyawe kugira ngo bizabe ibintu by'ibihe byose, ukeneye kubaka ibintu utirebaho gusa, ahubwo ureba n'ejo hazaza. Hinduka rero, ugira umutima mushya nk'uwa wundi wari muri Kristo Yesu, ngo kandi ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Uw'iki gihe afite uko asa, uw'iki gihe afite uko ari kugenda, uw'iki gihe afite uko ari kuvuga, uw'iki gihe afite uko arimo aratwara ibintu bye, ariko nawe gira uko utwara ibintu bye nk'umuntu amenye Yesu Kristo mwami n'umukiza. Ntabwo njye nkunda gukonsidera cyane ngo ku itorero riniri, nta torero ngira na rimwe mpagazeho mvuga ngo iri ngiri ni itorero navuga ngo oya, itorero ryose akareka kw'itorero, idini yose ifitemo abantu b'umumaro, ifitemo abantu bazima. So rero idini ryose waba usengeramo, wemera Kristo mwami n'umukiza, wemera Imana muri rusange, Imana ijye igufasha kandi ijye iguha umugisha, ijye kwagurira imbago muri buri kimwe cyose. Icyo mwifuriza no kugira ngo gusa uhinduke rwose, ugize umutima mushya kandi ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Niko ngiye numva, niyo message numva naho urubyiruko muri iyi minsi. So akantu gato naririmba rero ku ndirimbo yanjye yindi mfite nziza iri hanze yitwa Wowe. Karavuga ngo wowe ugaburira inyoni kandi zidakora, wowe wambika udabyo bwo mu ishamba, waburute kutugirira, waburute kutugirira, waburute kutugirira neza. Yeah. Yes. Dusoza ikiganiro, Fete afite umukunzi. Iki kibazo kirakaze, ndakurahiye aho nagendeye. Niwe munyamakuru kimbajije, aho tujya tuganira barebana n'umurimo nkora gusa, ubundi ntibajya barebana n'ubuzima bwanjye vie prive. Ariko reka mbivuge muri ubu buryo, mbivuge cyangwa mbyiburire. Kambivuge, umukunzi ndamufite. Yego. Bya bindi by'abantu ngo umukunzi ngo ni Kristo, ni byiza. Yego, ndavuga mu buzima busanzwe. Ngiye kugusobanurira. Umukunzi we ndamufite, n'umugore tubyaranye imyaka myinshi kuva 2011. Uwo mugore ndamufite, yitwa Mwuka Wera. Nukuvuga ngo Yesu yaratubwiye ati rata ngiye kubohereza umufasha, niwe Mwuka Wera. None se umugore saza ari umufasha nyine, rata ngo nari kubwiye. Ariko umufasha wenda mufite nitwa Mwuka Wera. Ahubwo wenda mfite n'undi muntu hano mu isi mfata nka special, ariko rata muri benshi bahari, ariko ntago mbatendeka. Reka mbanzireke, buri muntu wese mufata nk'umuntu umwe ariko mu buzima bwanjye, kubera ko legend nawe uri ikiganiro The True Gospel Show. Evangeliste Kepha afite abantu benshi. Reka mbabwize ukuri. Okay, mfite umukobwa dukundana, ariko ni imishinga minini mani. Ni imishinga miremire cyane, ni amaproje amwe long journey, n'urugendo runini. Okay, ndamufite, arahari. Okay, ndabiswa n'abazanarebana n'iki kiganiro The True Gospel Show kuri myaka 250 TV. Ndabizi neza kazakira ko n'umuntu nshyigikira cyane, n'umuntu ubana nanjye mu bintu bitandukanye. Ikindi n'umuntu duhuje stati. Of course, n'umuntu ntago nakunda n'umuntu tudahuje stati. Jya buri umuntu tudahuje stati tuba inshuti, ariko umuntu tuba tuzakundana n'umuntu duhuza stati. Uri umuvuga butumwa, uri umuririmbyi, uri umunyamakuru, uri mbese aho ngaho ufite abarimo umuntu umwe, harimwe ubaruta bose, ariko bose abandi n'abandi barahari, ari umwe baruta bose. Reka dusezereye cyane, turashimira abadukurikiye kuri myaka 250 TV. Turashimira Evangeliste Kepha kuba yitabiriye ubutumire bwacu. Si ubwa mbere tuzongera tumusange yaba cyangwa se tumugereho tukaba ikiganiro. Mfa utazangwa gitumo gusa, kuko iyo nguye gitumo ushobora gusanga nibereye mu bindi muvandimwe. Oya, ari akazi kanjye kandi mba ndimo ndakora. Ariko mwako
murakoze cyane True Yeah. Gospel Show and Myaka 250 ndabashimiye cyane kuba muri gushyigikira impano z'abanyarwanda, kuba muri gushyigikira abantu nkatwe nyine. Imana ijye bakubitiramo bavangira amarangi neza kabisa. reka dushimiye n'abari inyuma ya kamera badufashije mu gufata amashusho n'amajwi ndetse muri rusange. Imana ibamugisha cyane. The True Gospel Show nakagaruka. Be blessed. Mwibuke gukora subscribe kuri Myaka 250 TV, like, share and comment. Be blessed. Bye bye.